barafite izina riremereye cyane biroroshye. Anita Pendo gira ikintu babwira kwa Anita Pendo. Anita Pendo yagiye kuri Kiss FM biroroshye no kubyumva abantu nta gishya kirimo. Nkuko mwayibonye mu gihe cyashize cabinet yahaye Sheja Sandrine kuba umuyobozi wungirije muri RBA. Ubu ni DDG ubita Deputy Director General, ni umuyobozi wungirije, umuyobozi mukuru wungirije, ni umuyobozi mukuru wungirije. Mukuru narindi kwemo ka nzakora ibara mabuje atangiye kumbaza ati iyo mukuru yikoreyemo iki kweri sa amakosa. Ni umuyobozi mukuru wungirije yungirije umuyobozi mukuru rero ariwe Cleophas Barore. So rero nkuko mubizi afite ikiganiro akora kuri Kiss FM mu gitondo, biba ngombwa yuko rero radio nyine itekereza ko hari umunyamakuru ndi yamusimbuza. So begerana itabaraganira ubwo afite ibyo bumvikanye barabyemeranya, ukagomba nyine kuva muri RBA hakajya kuri Kiss FM. Ubwo natwe nitubona services ze tuzikumbuye tuzagaruka mu rugo tuzakoresha natwe tuzakoresha izindi financial muscles natwe twongereye nyine turebe ukuntu ibintu tubigenza. Anyway, uko yamaze gusezera rero yagiye nyine kuri Kiss FM. Aho hari abantu bamubonye nimugoroba kuri televiziyo baribaza ngo wa nyine umuntu aseze ntabwo bivuga ko agenda, hari iminsi atanga 15 no kugira nyine ngo asoze nyine inshingano transition abone kugenda n'abakoresha bashaka kumusimbura banashaka kumusimbura. Niyo mpamvu rero ari bukomeza kubakora, ariko nibikora uko nyine mwarayibonye yarabyipostingiye natwe twese yarabitubwiye. So nje rero ko akona n'umukunda cyane, mukundira ko ari umukozi akaba n'umuntu ugira umutima mwiza muri Anita, bitandukanye nuko abantu bamubona cyangwa se bamwe umugore wirwanyeho nyitekereza, ariko n'umuntu mwiza. Kwa nyina nitagira morale nyinshi abantu nyine batekereza ko ari umuntu ugira amahane, kandi nta nibisanzwe ni umuntu mwiza, n'umwana mwiza. So na muhamagaye twavuganye ejo nk'iminota 30 pe, ndi kumwe na Lorenzo, turi kwa Lorenzo turaganira, tubwira ko azadukumbura natwe tuzamukumbura, ahubwo tuzamusura ati mu rugo rw'imikino. Twamubwiye ko tuzashaka umunsi mu cyumweru gitaha abana bavuye ku ishuri batarajya ku ishuri tukamusura tukaganira. Tumaze igihe tubipanga, ariko tubonye impamvu nziza yo kumusura. Tubonye impamvu nziza yo kumusura. Amahirwe masa oya, impamvu twabipanze na mbere bikagenda bipfangira ngo urabizi ko tuzagusura, ariko this time around habonetse none impamvu yimwijeje nta kibazo. Rero sinari imari, ariko ubwo ngende tayari tuzajyayo. None se abantu kweri ngo ngaho ni muvunye no kuri Jad Mbabazi. Ubuse tuvuga abanyamakuru bose barabiye bagiye handi. Jad Mbabazi nta radio nzindi yagiyemo, ariko yarafite ibintu bigiye wenda ashaka gukora mu nkuru yanjye. afite cyane ikomeye, ashaka no kujya n'izindi business. So Jad rero nawe tumwifuriza amahirwe masa, ariko nibisanzwe ni guhindura akazi nibisanzwe, guhindura umukoresha. Pati yagiye ni nkuko uzagenda, ni nkuko nzagenda. Hariho nabonye wanditse kuri Twitter aravuga niba yitwa bose bagenda tuzagusesengura Rwanda yitwa ngo ni Tsaperu ukennye, I think ngo ni Tsaperu ukennye kuri yabiyita. Yabonye postinze ifoto ya DG na DDG, ubwo ni Barore na Sandrine. Aravuga Sandrine ngo atabaruka twirukanira Rugaju koko. Era duwe rero ati muri office era duwe na DDG twanyire nahise urumva Sandrine yero asuma ibintu nyine nese bivuga ndavuga kuri list y'ibintu byihutira. Nyaravuze ati muzansure nk'uruga rw'imikino tuganire, ndabakunda ibintu nyine ni kame mu nubwo ari umuyobozi nyine aciringa nta nyine nta bya danger tu. Ndavuga ni kuri liste umuntu wa mbere wo kwirukana ni Rugaju, uwa kabiri nari kumwe na Lorenzo ni Lorenzo. Urabitekereza ati abo bantu babiri urabitekereza yarasetse aragaga arati se ngiye naje kwirukana ko ngiye naje kugira ngo dukorane kandi neza. So urebye muri rusange nibisanzwe abantu baragenda bava mu myanya hakaza abandi, that's normal. Nta gikuba nibisanzwe, kandi umuntu ateye imbere akabona wenda hari ahantu bamuhaye ibyo yifuzaga kurusha ibyabonaga, why not utamwifuriza iterambere nibisanzwe. Nanjye yashobora kuza umuntu afite amafaranga menshi nkabasezera pe
Sarabiye hari ubwo ngewe Muzane miliyoni ariyo nahereyeho hari ubwo ariyo nahereyeho nta nubwo navuga ko ariwe yanyuma ese tubeshyera ubaza nk'igitangazamakuru mpuzamahanga kikambwira ati sibyo ko mu Rwanda byo bigoye ntabwo ari ukwiyemera mu Rwanda biragoye buri muntu agira side bafungaho details ku ruhande rwe ariko ngiye iki kigo nta kibazo ngifiteho kandi nakora transfer muri radio indi yo mu Rwanda biragoye urabizi we Ruvuyanga sinange gusa ukiri muto umunyamakuru uri mu rubuga rw'imikino right now uko ari batanu Lorenzo Ruvuyanga Kwizigira Rugangura biragoye ko yapfa kuva muri iki kiga biragoye byo ndabizi ikigo wakivamo tuzanakivamo ariko kuvuga ngo exit kitakwirukanye exit ntabwo ari mu yindi radio pe kandi nonaha wenda n'imbere wenda uko tumeze ubu hari igihe byazahinduka imbere wenda ntitube twishimye nabyo bibaho twabatiye akanyenyeri kagabanutse ntabwo turyohe hakaza iyindi radiyo yakasamo twa privé ikamenamo ibiceri bibaho bakire baravuka buri munsi ushobora kuza umukira akamenamo ifaranga kakwandukana ariko uko byaba bimeze kose Saudi umuntu yasezera neza ukabwira so far release korozi hejuru cyane hasi zo muri La Liga umuyobozi wa radio ko no detail yagiye agafungara ikiganiro bro ikiganiro biragoye kugisenya this time around biragoye ariko abagiye no kuri bakoreye ikigo neza bari abantu nka Gerard yaramaze imyaka 10 nta muntu we ko nitari umuntu munini cyane munini amahirwe masa Action College wakabaye ubitekereza ko abo banyamakuru tuvuze babanje kwiga kugira ngo bagire ikintu bakora Anita yarize Gerard yarize babona umurimo barakora bakorera iki amafaranga byasabite uramutse uri ku isi udafite ikintu uzi nk'umwuga ushaka gukora ngo ukubyarira amafaranga mwanafunzi niwe ujya uvuga ngo nibyo wabyumvise neza waba umukene nta kindi cyaba rwose udafite ikintu ukora waba umukene urifuza kuba umukene turabizi tubyemeranya ko atari byo wifuza urifuza iki rero urifuza kuba umukire kumenya inzira wacamo ngo ube umukire jya kwiga muri Action College ugira ubumenyi nibyo buzabyara akazi kakabyara amafaranga bigisha indimi zirimo icyongereza igifaransa igiswahili igishinwa ikidage igiportugais icyesipanyol n'izindi bigisha ku graduating cyane graduation ku itariki 6 z'ukwezi kwa 9 so abantu hano biga mechanic ubwo ni imyuga gukanika ibinyabiziga abantu bakiga ibijyanye no guteka bakiga ibijyanye no kudoda gusuka kogosha n'ibindi bitandukanye permis provisoire ni muri kora rimwe definitive ni muri kora rimwe nta utsindwa bafite amacumbi meza ku bahungu n'abakobwa baboneka kuri nimero 0787 na 7 24 62 68 0788 724 628 Action